nimba harimo ibyiciro bitandukanye, hakaba hariho bamwishakira ndamo, witonde, bakora ibisa n'iby'agakiza ariko ari pirate, ariko ntabwo bari mu gakiza neza. Abo bantu rero guhura nabo biragoye cyane, kuko ni abantu bari gushaka ubutunzi kuruta gushaka ubugingo. Tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Uyu munsi rero twongeye kwifuza kubaganirira ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubikora. Twifuje ko twajya tubaganirira igihe gitoya, kuko twifuza ko umugenzi yarushaho gukomera muri uru rugendo rw'agakiza. Ntabwo ari byiza ko abantu babaho batamenya, ahubwo twifuza ko abantu bose bashobora kumenya ukuri, bityo agakiza kabo ku munsi w'amateka, ubwo igihe cyo gushyira mu bikorwa k'agakiza kizaba kigeze, babashe kubona ingororano z'ibyo bategereje. Uyu munsi turashaka kubabwira, dushaka kuvuga kuri uru rugendo rujya mu gihugu cy'ijuru, rujya mu bwami bw'Imana. Uru rugendo rero ni urugendo rwa buri wese ubishaka, ubikeneye. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bahura n'ibigeragezo, hari abantu benshi bahura n'intambara, bakagwa bagasubira inyuma, bakava mu byizerwa, bakumva ko batawe kure, kandi nyamara atari uko Imana yabaretse, ahubwo Imana ikibana nabo ariko mu buryo batazi. Muri urwo rugendo rero turavuga ko tuyesikariye ugenda uzamuka kugira ngo ugere ahantu ugomba kugera. Imana itugirire neza. Kuko bisanzwe uba utangiye urugendo ariko utazi inzira uzanyuramo uko imeze. Kuko utazi inzira uzanyuramo rero uko imeze, niyo mpamvu Umwami Imana abanza kukwigisha kugira ngo usobanukirwe iyo nzira ugiye gucamo ukuntu izaba imeze, ejo utazahura n'ikibazo kandi wari ugeze ahantu hashimishije ugasubira inyuma cyangwa ugahangayika. Icyo ni cyo gituma rero Imana ibanza kwigisha abantu bayo. Muri iryo somo rero uba uri kwiga, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kuko ari urukundo, yifuriza umuntu wese gukizwa, imutangiza ku isomo riciriritse cyane kugira ngo abashe kumenya. Cya mbere, ashobora guhera ku nzozi, Imana imuganirira mu nzozi, ashobora guhera mu bitekerezo, Imana imuganirira mu bitekerezo, ashobora guhera mu mayerekwa, Imana iza ikamuganirira mu iyerekwa. Izo zose ni inzira zitandukanye Imana iri guteguriramo umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Abagenzi benshi rero aha hantu, yego bose ntabwo ariko banyura muri ibyo byiciro tuvuze, kuko harimo bamwe bigishwa, Imana igakoresha abantu bayo, ariko hari n'abo isanga diregite bakaganira kugira ngo irusheho kubiyereka, bityo nibagera mu kintu kibakomereye cyangwa kibabereye uruvange, batazahura n'imbogamizi bitewe n'uko hari icyo Imana izaba yabigishije. Yesu atugirire neza. Ubwo aho ngaho harimo kwigishwa, gutozwa n'Imana. Iyo wegereye Imana habaho no kukwigisha, ikagutoza ni gute wakwitwara muri uru rugendo,
ni igiki ukeneye kugira ngo uzabashe kugera iyo ushaka kugera amahoro. Ibyo bintu rero uko ari bingahe tugiye kuvugaho, kuri kwa gutozwa umaze kumenya neza ikiba gikurikiyeho, noneho ni ugutangira kuguteza intambwe. Yes, Imana rero igatangira ikaguteza intambwe kugira ngo noneho utangire ya masomo wagiye ubona Imana iguha ubwayo, itangire yakwereke noneho mu bikorwa. Ibyo rero iyo umaze kwigishwa, iyo nyigisho wahawe ikuremamo ibyiringiro. Iyo umaze kugira ibyiringiro, hari ijambo rivuga ngo kwizera, irari riratwita rikabyara urupfu, rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bikabyara urupfu. Ariko no muri uyu mwanya ndakubwiye ngo kwizera nako kuratwitwa kukabyara ubugingo buhoraho, kukabyara agakiza gahoraho, agakiza kadashobora kunyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, agakiza kadashobora kunyeganyezwa n'intambara izo ari zo zose, agakiza kadashobora kunyeganyezwa n'amagambo ayo ari yo yose. Ibyo ni byo nshaka kukubwira muri uyu mwanya. Imana rero ibigira ngo ikuremo mu kwizera, kwa kwizera kuzaguteza intambwe ubashe kugera aho ishaka kugera. Imana itugirire neza. Ndumva ko mwakumvise. Muri ibyo byiringiro rero habaho kurekura, gufungurira amasega, gufungurira intare zikagutontomera, gufungurira amasega akaza akaba ashobora kukuryaho, kukurumaho. Noneho muri kwa kuyafungurira, iyo aje akakurumaho, ubwo ni abantu bashobora kukubeshyira muri karitsiye, bashobora kukubeshyira ari bene so mu rugendo, mwakijijwe, mukorana umurimo. Ibyo byose Imana ibigira ngo ikurememo kwizera. Noneho rya somo wize mbere ugitangira ry'uburyo ushobora kugendana n'Imana wenyine, ugatangira ukajya kwegera Imana yawe ukayigisha inama. Wamara kuyigisha inama, ikintu ihita ikora nayo, ihita igusapotinga, ikaguha imbaraga zo kwihangana. Noneho wamara kwihangana ukabona uburyo ki bya bintu, za ntambara Imana yagize ikura imbere yawe. Ibyo ngibyo rero iyo ugeze no mu bikomeye biri imbere, niho hahandi biza ariko ntibigire icyo bigutwara, ukabona ntacyo bivuze, ukavuga ati na kiriya gihe cyararangiye. Imana itugirire neza. Bakundwa bene data, hari ikindi kintu mugomba kumenya. Ikintu mugomba kumenya kindi ni ikintu kivuga ngo mbere y'uko Imana ikugezaho icyo yashatse kukugezaho, menya ko Satani ahita atangira gusa naho arekarama. Yamara kurekarama, noneho akagutega imitego y'ibintu bitandukanye kugira ngo ufate ikintu kitari icya nyacyo, ufate pirate. Imana itugirire neza. Banza kano kantu mutakumvise neza. Yesu Kristo ubwo yari ari hano mu isi, ubwo yari atangiye umurimo we wo kuvuga ubutumwa ko aricyo cyari cyamuzanye, yagiye mu butayu amara iminsi 40. Muri iyo minsi 40 yari arimo gusenga, ariko muri iyo minsi 40 ijya kurangira, Satani aramwegera, atangira kumwibutsa amasezerano
yasezeranijwe mu isezerano rya kera, avuga ngo handitswe ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye imitsima urye. Ni nkaho yari yakabwiye ati urangije amasengesho y'iminsi 40, ngaho reka nawe ukompare, ukore exercise, ukore ubushakashatsi, umenye ngo mbese aya masezerano koko ibi bintu mvuye gusengera ni ukuri. Mana tugirire neza. Ukwiye kugira ubwenge rero, ariko ubwenge buvuye ku Mana. Ukwiye kugira ubwenge, ariko ubwenge butavuye ku bantu, ahubwo buvuye ku Mana, kugira ngo ubashe kunesha uwo mubi. Ese uzamuneshesha iki? Ntabwo uzamuneshesha ibyo wize, ibyo wasomye, aho uzamuneshesha kuko ufite imbaraga z'Imana, kuko ufite umwuka w'Imana. Urasabwa iki rero muri uyu mwanya? Urasabwa kwegera Imana kugira ngo utangire uyishake mu bucuti, bityo nujya kugera muri cya gihe cy'intambara ijye iguha igisubizo ukwiye gusubiza, kugira ngo utabasha kugwa muri iyo ntambara. Mana tugirire neza. Nuko aramubwira ngo, Yesu asubiza umwanzi aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ayo magambo ava mu kanwa k'Imana niyo akomeza umugenzi, niyo amutera kwihangana, niyo amutera gutuza, niyo amutera kudasakuza. Ariko iyo amagambo ava mu kanwa k'Imana utayafite, gutuza kurabura, ugatangira ukitotomba. Mana tugirire neza. Nkwifurije kubwirwa n'Imana amagambo y'ubwenge azagukomeza imbere mu gihe ugiye kwinjiramo. Mana tugirire neza. Noneho iyo ufashe umutsima, hari igihe cy'urugamba cyo kubona imitsima, ariko hari n'igihe cy'urugamba cyo kutatungwa n'iyo mitsima, ahubwo ugatungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Bishatse kuvuga iki? Ibi byose birakenewe muri uru rugendo rujya mu ijuru, ahubwo ubikoresha ute? Ubikoresha ryari? Ubikoresha he? Mana tugirire neza. Ushobora kubikoresha hatariho, ntibigire icyo bikumarira. Benzine ni amavuta ahenze cyane, kandi akora ibintu bidasanzwe, ariko benzine ushobora kuyishyira ahantu itagenewe, ntibigire icyo ikumarira. Yesu atugirire neza. Mu Kristo nawe ufite imbaraga zose zishoboka, ariko ukwiye no kumenya ahantu ugomba kuzikoresha. Urasabwa iki rero? Guhabwa n'Imana ubwenge, kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho, ubashe kuzibyaza umusaruro. Ni uko urahabwa ubwenge n'Imana kugira ngo ubashe gukoresha ikintu mu mwanya wacyo. Mana tugirire neza. Ndumva ko mukumvise. Gira umwete wo kwegera Imana kugira ngo ikugire inama y'imbere yawe y'ibisubizo ugomba gusubiza, ikwereke buri kimwe cyose. Ibyo birumvikanye. Kwizera kukaza muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze kwigishwa ibyo rero, habaho nanone igeragezwa rimeze nk'ikizami, ngo Imana irebe koko nimba wize neza, atari ukumva uriye ngo unezerwe ati birarangiye. Oya, Imana ikikwifuzaho ni ukuzakugeza aho yaguteguriye,
ni ukuzakujyana mu bugingo buhoraho. n'icyo Imana irimo kukwifuzaho wowe urimo unyumva akanya mu kanya. Ntabwo Imana inezezwa naho wowe wicaye, habe heza cyangwa habe heza cyangwa habe habi kuri wowe. Ntabwo Imana inezezwa naho hantu wicaye, ahubwo inezezwa n'uburyo uri gutera intambwe muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko urimo uragenda usatira aho yaguteguriye kuzaba. Yesu atugirire neza. Ubwo rero ikareba niba ya nzara yakuriye, ikareba niba ya magambo wavuzwe, ikareba niba ya mabuye watewe ariyo magambo, ikareba ibyo byose niba hari icyo byagusigiye mu masomo Imana ishaka kuguha. Niko gutangira igafungurira za ntare zikaza zikagusakuriza, igafungurira ya masega akaza akakurya, akaza akakuruma. Imana itugirire neza. Ayo masega ashobora kukuruma agakuraho n'inyama, ariko Imana ntabwo iterwa ubwoba n'ibikubayeho. Impamvu bitayitera ubwoba ni uko ariyo yaremye ibyo inyama ziguteye. Ishobora kuzigashyiramo n'izindi, ishobora kuhameza izindi zikamera nta n'ikibazo. Kandi ikindi, nk'uko mubizi, twababwiye ko agakiza atari urukingo rw'ibibi, agakiza atari urukingo rw'ingorane. Kuba ingorane zakubaho, igifite agaciro muri wowe ni ubugingo buri muri wowe. Ntabwo igifite agaciro muri wowe ari amafaranga cyangwa uburyo ugaragara mu bantu muri iyi si, ahubwo igifite agaciro ni mbese ufite ubugingo buhagaze bute. Ese ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe, hari icyo urimo kwiyungura? Icyo ni cyo Imana ishaka ko wowe umenya. Ntabwo ikeneye biriya byose. Ayo masega nubwo yakurya, ariko ntacyo ishobora kuba, kuko Kristo Umwami ari kumwe nawe. Nta kintu na kimwe ushobora kuba. Iyo sega ishobora kugutwara abana, iyo sega ishobora kugutwara inshuti, iyo sega ishobora kugutwara buri kimwe cyose, ariko urarinzwe. Urinzwe n'amaboko y'Imana ishobora byose. Witinya, uracyafite ubutabazi. Imana itugirire neza. Ntabwo ikintu nacyo, ibintu byose hano muri iyi si ari ibyo kutugirira neza, hari n'ibyo kubagirira nabi. Muri iyo etape yo kukurekurira amasega, uhura n'abantu bitwa mbese bashaka ubutunzi bw'aha muri iyi si, ariko banyuze mu nzira y'agakiza. Bitwaza agakiza, bari ku ruhande rw'inzira y'agakiza, ariko ntabwo bari mu gakiza neza. Abo bantu rero guhura nabo biragoye cyane, kuko ni abantu bari gushaka ubutunzi kuruta gushaka ubugingo. Ni abantu batemera kwigishwa n'Imana. Isomo Imana ishaka ko biga ntabwo ari ryo biga, kuko bo bari ku ruhande rw'inzira, ntibashaka kumenya ibibera mu nzira. Imana itugirire neza. Abo ngabo nibo batuma abantu nta bwenge babaho muri iyi nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Kubera iki? Babaha ibitari ngombwa ko babona,
bakababeshya iby'urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo byose ari ibinyoma byo kugira ngo babakure ku mwami, baganduke bave mu byizerwa, kuko bo twabagereranya na ba mwishakira ndabo. Ni ukuvuga ngo iby'agakiza ntibibareba, iby'ubugingo ibyo ntibibareba, kuko ingororano zabo ni izaha muri iyi si. Iby'ubwami ibyo ntibibareba. Ubwo rero nimba harimo ibyiciro bitandukanye, hakaba hariho ba mwishakira ndabo, witonde, witonde. Bakora ibisa n'iby'agakiza ariko ari pirate, kuko barashaka ibihembo byaha muri iyi si. Bamwishakira ndabo, nuhura nabo bizakugora cyane. Yewe mukristo urimo unyumva, yewe muntu ushaka gutangira urugendo rw'agakiza urimo unyumva, ntukabone ibikorwa n'abiyita abakristo ngo wumve ko hari ibyo Imana ishaka. Ahubwo wowe tangira wegere Imana yawe, ikumenyeshe icyo ishaka ko wowe ukora, kuko muri iyi nzira harimo ba mwishakira ndabo kandi basa n'abakristo, basa n'abakristo, bafite imico ijya gusa n'iy'abakristo, basenga amasengesho ameze nk'ay'abakristo. Ba mwishakira ndabo akazi bafite ku buzima bwawe ni ako kugira ngo bakwambure ubugingo. Bafite ikibazo cy'iherezo ryabo, niyo mpamvu nawe bashaka ko ujya muri uwo murongo wo kwiganyira wibaza iherezo ryawe, kugira ngo iherezo rya mwese rizabere ibi. Mukundwa mwene data, kizwa neza, ubane n'Imana neza. Wahawe intwaro zose z'umwuka, kandi izo ntwaro ugomba kuzikoresha. Nutazikoresha uzapfa, kandi wari uzifite. Imana itugirire neza. Nutazikoresha uzapfa, kandi wari uzifite. Mbese gusaba Imana ngo igufashe, igusobanurire, bigusaba iki? Ntacyo bigusaba, nta n'igihe bigusaba. Ariko kuki uri kugendera munsi y'akaboko ka ba mwishakira ndabo? Icyo ni ikibazo ngusigiye. Nyuma rero yo kwigishwa ibyo byose, hakurikiraho kwinjira mu ntambara. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Undi aririmba aravuga ngo urugamba ruzashira, twibere mu mahoro. Mana itugirire neza. Hari imbaraga, hari intwaro wahawe zo kugira ngo uzace muri urwo rugamba, zo kugira ngo uzave muri iyo ntambara. Izo mbaraga wahawe rero, izo ntwaro wahawe, harimo za zindi zo kwizera, harimo za zindi wize uburyo ushobora gusenga, uburyo ushobora kunyura mu kibazo. Ibyo byose Imana yagiye ibikwigisha mbere y'uko wowe ugera mu ntambara. Nyuma rero yo kuva muri iyo ntambara, muri iryo shuri watangiye tayari intambara y'umukristo. Yesu atugirire neza. Intambara y'umukristo ishobora guturuka kuri ba mwishakira ndabo. Amen. Ba mwishakira ndabo abahubwira, nakubwiye ko ari abantu basa n'abakijijwe ariko badakijijwe. Aba ba mwishakira ndabo ni abakozi ba Satani,
bagendera iruhande rw'inzira y'agakiza ariko batari mu nzira y'agakiza. Mana tugirire neza. Ubwo rero tayari utangiye kwinjira mu rugamba, ariko rushobora guturuka kuri ba mwishakirandamu. Ba mwishakirandamu bagatangira bakaza bakakumvisha uburyo ki agakiza ko mu nzira ya nyayo ari ubuyobe. Ba mwishakirandamu bagatangira kukwegesha iminyururu y'amagambo, wakora gutya, wakora gutya, mugire ubwenge, mugire gute. Yesu atugirire neza. Ariko ubwenge Imana yabasabaga kugira ntabwo ari ubwenge bwo kujya kwangiza iby'abandi cyangwa ngo mwangize agakiza kanyu, kuko wibuka iryo jambo umuhanuzi yaravuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kubura ubwenge, ubwo ubuze ubwenge nanjye nzakureka. Yesu ashimwe cyane. None se warimbujwe no ko wabuze ubwenge, ubwo ubuze ubwenge nayo izakureka, niko iryo jambo rivuga. Rero nta kindi kintu gituma Imana ireka umuntu ni uko aba yanze kugendera mu byo yamubwiye ngo agenderemo. Iyo wumviye Imana mu byo ukora byose ntabwo ushobora kurimbuka. Icyo cyo ndakikubwiye, ntabwo ushobora kurimbuzwa n'uko wagendeye mu byo Imana ishaka kugenderamo, ntibibaho. Yesu atugirire neza. Ijambo rikavuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Mbese ibyo byago kuki biriho nyine? Menya neza ko muri uru rugendo harimo ibyago, harimo amakuba, ariko se wamenye neza aho uri kujya? Ese wamenye neza ikiriyo uri kujya? Mana tugirire neza. Icyo ni cyo ugomba kumenya. Yewe mukristo, waba waratangiye urugendo, waba utaratangira urugendo, ukwiye kumenya iyo ujya mu bwami bw'Imana hari iki, n'iki kinteye kujyayo. Muri uru rugendo hari ibyo ntari kumva neza, nabimenya nte? Mana nyigisha, ni gute nakwitwara? Mana nyigisha. Nta bwenge bajya baguha amasomo menshi ariko yuzuye uburyarya. Umunsi umwe Eva yari ari muri Edeni, nuko Satani araza. Nta bwenge ni ubwo buryo bakoramo. Urwo rugero ngiye kuguha nako bamwishakirandamu. Satani aramubwira ngo ni ukuri koko Imana yarababwiye ngo ntimukazarye ku mbuto zo muri iyi ngobyi. Abo ni bamwishakirandamu, niko bakubaza. Basa n'abinjiye mu gakiza ariko nyamara n'indani ntabwo barimo, bari ku ruhande rw'agakiza. Inzira y'agakiza iri hano, bamwishakirandamu bari kugendera hano kugira ngo barebe uburyo bajya biri hano. Ukabona muri kumwe, murateganye, ariko nyamara iyi nzira yabo hari aho izagera igende gutya, ubone ko kuko mutari muri hamwe. Bamwishakirandamu rero ntabwo ari abantu beza. Urasabwa gusenga kugira ngo Imana iguhishurire bamwishakirandamu mugendana. Yesu adufashe kandi atwiteho. Abo bamwishakirandamu nari ndimo nkubwira ngo bameze nka ya nzoka, nka ya
satani ukuntu yaje abwira eva. Noneho eva sinzi uburyo yabitekereje kuko sinari mpari, ariko iyo nsomye ibyanditswe sanga eva yarasanye n'aho ayinyomoza, kandi uyu mwishakiradamu yari amubajije ibyo azi n'ikintu agiye gusubiza muri ayo magambo agiye kumubwira, azi uburiganya agiye kumuryaryamo muri ayo magambo agiye kumubwira. Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Iryo jambo uzarigira ryari? Uzarigira mu gihe uzaba uri hamwe n'abamwishakiradamu. Bamwishakiradamu babereyeho kuyobya abakristo, basa n'abakristo ariko si abakristo. Witonde uburiganya bwa satani butagukura mu nzira bukakujyana iruhande rw'inzira. Mana itugirire neza. Ukajya wirirwa uririmba, uhimbaza, ubyina, ushobora no gusoma Bibiliya yose ukayimara, ariko utari mu gice cy'abakristo, uri muri bamwishakiradamu. Abo bamwishakiradamu bagutangiza akayira ubona ari agakiza kuzuye, ariko iyo ugeze imbere ubona neza ko bakubeshye. Mana itugirire neza. Wibeshywa none rero, egera Imana kugira ngo ikwereke igikwiriye muri urwo rugendo rwawe. Soma ibyanditswe, uhishurirwe n'Imana, ikumenera amabanga y'uru rugendo. Icyo gihe uba umwana w'Imana wuzuye by'ukuri. Mana itugirire neza. Imaze kumubwira ngo ni ukuri koko, Imana yarababwiye ngo ntimuzarye ku mbuto z'iki giti zo muri iyi ngobyi. Eva nawe ati reka turayibeshyeye. Imana yaravuze ngo imbuto z'igiti cyose kiri muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, kereka igiti kimwe nicyo yatubujije. Satani nawe ahita avuga ati kuki ari igiti kimwe mu biti magana, mu biti amamiliyoni n'amamiliyari, kuki ari igiti kimwe yababujije? Wowe ntiwumve ibanga ririmo? Bamwishakiradamu iyo umaze kubaha umwanya wawe, uba ufite amahirwe make yo kongera gusubira muri uru rugendo, kuko bafite sitarateji zose, bafite ibigaragarira amaso y'abantu, bafite ubutunzi bw'ibifatika, bafite ubumenyi bw'ibyo bize. Mwishakiradamu arabizi neza ko kurwanya ubwoko bw'Imana bitoroshye, ahora yiga umunsi ku munsi. Yewe umukristo wowe urimo urakora iki ngo wige? Yewe umukristo wowe urimo urakora iki kugira ngo umenye? Wiba indangare, gendana ubwenge bw'Imana, gendana imbaraga z'Imana, gendana ubumenyi wahawe n'Imana, atari ubumenyi wahawe n'abantu. Kuko bamwishakiradamu biragoye ko ushobora kubacaho batagukuruye ngo bakujyane muri rwa rwobo rwo kurimbuka. Mwishakiradamu aca mu nzira, agucisha mu nzira y'igihogere. Urabizi ko ijambo riravuga ngo inzira ifunganye irajyana abantu mu bugingo, ariko inzira ngari abayicamo ni benshi, ngo ariko irajyana abantu ku kurimbuka. Bamwishakiradamu rero bari mu nzira ngari, ariko kugira ngo utavumbura ibanga ryabo, bari mu nzira ngari ariko bagenda bibombaritse, baragenda bibombaritse cyane, kuko ntibashaka kumenya ibyo barimo. Baragenda bitonze cyane, kuko ntabwo bakeneye ko wowe umenya ibyo barimo. Mana itugirire neza. Igice cy'abamwishakiradamu
abakristu benshi bakigwamo. Wowe waguye mu gice cy'abamwishakira ndamu, bakubwira ngo agakiza katumye uba umukene, agakiza katumye uba injiji. Waguye mu gice cy'abamwishakira ndamu, utangira kwiba, utangira kuriganya abandi. Yewe mukristo waguye, ongera ubyuke, wahuye n'abamwishakira ndamu. Aho uri uracyafite amahirwe yo gutaka. Vuga n'ijwi rirenga, utabaza Imana, iragutabara. Yibwira ati ubugingo bwanjye buri mu kaga, Mana ntabara, iragutabara. Hari abantu benshi bahuye n'abamwishakira ndamu bajya mu busambanyi. Hari abantu benshi bahuye n'abamwishakira ndamu bajya mu bujura kandi batari abajura. Menya igice waguyemo, yewe mukristo. Menya igice waguyemo, wa mugenzi we, ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Warebye kuri bamwishakira ndamu mu buryo babaye, ariko we wibagirwa kuri umwana w'ubwanda. Garuka mu nzira, inzira yawe iracyahari, uracyafite amahirwe. Mana itugirire neza. Igihe gisigaye wakimenya ute? Ese nugera imbere uzi bizaba bimeze gute? Uzaba wageze muri gereza y'abamwishakira ndamu, kandi iyo gereza ushobora kuzayivamo bikugoye. Gerageza ugarukiraho, inzira zikigendwa. Mukristo wari uri mu rugendo ugasubira inyuma, gerageza ugarukiraho, inzira zikigendwa. Ijwi ry'Imana rikikugeraho, ucyumva amagambo nk'aya, gerageza ugarukiraho. Hunga abamwishakira ndamu, ubwami bw'Imana burahari. Bamwishakira ndamu bakwereka imyaka n'imyaka ishize ubutumwa bwiza buvugwa, bakakwereka byagenze gutya, byagenze gutya. Ariko icyo baba bagamije ni ukugira ngo uve muri uru rugendo rw'agakiza. Ariko hari imbaraga zihabwa abera b'Imana kugira ngo bakomere, bakomeze uru rugendo. Mana tugirire neza, Mana igufashe kandi kwiteho. Iyo ni intambara y'umukristo uhura n'itotezwa, ugatotezwa, ukikoreza imitwaro yose kugira ngo unanirwe. Bakakurundaho amabuye, bakaguteranya n'inshuti zawe kugira ngo unanirwe, bakagutuka, bakaguhindura injiji kugira ngo unanirwe. Ariko ndagusaba uhereye none, hunga abamwishakira ndamu. Mana itugirire neza. Bamwishakira ndamu ntibaguteshe umwanya. Muri izi ntambara rero z'umukristo, hagatangira hakabaho intambara mu bwenge bwawe. Iyo Satani atangiye kukuriganya, nta cyiza na kimwe ushobora kwibonaho, nta cyiza na kimwe ushobora kubona mu gakiza, kubera ko uri mu rugamba. Byose ukabona byarakubereye bibi, ibibi gusa, ibibi gusa, nta cyiza ushobora kubona. Yesu atugirire neza. Ubwami bw'Imana ni ubw'agaciro cyane, ntacyo wabugereranya. Yesu atugirire neza kandi aduhane umugisha. Amen.